ndabasuhuje bakunzi ba Chantal TV. Uyu munsi rero twagarutse nk'uko ibiganiro byacu ari akagaruka inshuro zitandukanye, tugenda tubabwira ko turi mu bihe byo kwiyubaka, kubaka imiryango yacu, kubaka amarangamutima yacu, ariko mu buryo bw'imibereho myiza. Twavuze ko tuzajya tunateka, burya mu mibereho myiza y'umuntu ariye neza abaho neza, atekereza neza. Uyu munsi rero tujya kubategurira ifunguro ngewe mu rugo bisanzwe, nawe waryitegurira. Ngewe ndi kumwe n'umutetsi w'umwuga, ariko no mutantine wanjye dusanzwe duteka iyo duhuye, ariko iyo yageze sinjya nkoramo. Niyo mpamvu ushaka ko ari we uri budufashe. Uyu munsi tugiye gutegura agakwavu. Turi aborozi, dufite inkwavu. Abashaka nabo no ko tubagira inama cyangwa tukanabagurisha, ni karibu iwacu. Hanyuma rero dukurikire uburyo tugiye gutegura, biraza kuba ari ibintu byiza. Murakoze bakunzi bacu. Rero nk'uko nari maze kubibabwira, iyi ni tante wanjye ariko ni n'umutetsi w'umwuga, abamukenera bambwira. Hanyuma rero umeze ute? Waramutse? Naramutse neza. Meze neza. Karibu rero. Nari maze kubwira abakunzi bacu ba Chantal TV ko uyu munsi tugiye kubatekera agakwavu. Tugiye guteka agakwavu kubereka ukuntu umuntu ashobora guteka agakwavu ari mu rugo, hanyuma akagateka mu buryo buri buryohe, abantu bose bagasigara bibaza ahantu yabyigiye. Kandi ndakwizeye nk'umutetsi ubimazemo igihe kandi ubikora. Hanyuma uratubwira uburyo uratubwira amazina yawe, hanyuma utubwire noneho n'ibintu umuntu yategura kugira ngo n'undi wese abe yabikora. Yego, murakoze. Nitwa Mbanzabugabo Kandida. Nk'uko wabivuze, ndi umutetsi w'umwuga, nkaba n'umworozi w'inkwavu nawe umwuga. Tugiye gutegura rero urukwavu. Ubwo twarugoroye tukanarutegura nta karusho. Urukwavu rwacu ubu rwavuyeho uruhu, twaruteguye, ariko rurakenera ibirungo turi bushyiremo byitwa marinade mu zindi ndimi, kugira ngo rworohe runagire uburyohe. Icyanga. Yego. Tugiye gukora rero urukwavu rwacu nk'uko twabivuze mbere. Urukwavu rwacu nguru rwateguwe. Turashyiramo royiko, soya sauce, dushyiremo black pepper, dushyiremo umunyu. Ngo hano nawe urateguye. Dukoreshe indimu, poivro, seleri, n'igitunguru. None se uratangira byose ubikoreshereza rimwe cyangwa urabigenza ute? Uraza kubigenza ute mu gihe nyine uri butangiye gutegura? Kuri marinade ugenda ushyiramo kimwe kimwe. Umunyu dushyiremo agace kangana runaka turakavuga, cyangwa se n'ubu twakavuga n'akayiko gato k'icyayi. Ku rukwavu rumwe nako kaba ari kenshi, turagira akanusu kako cyangwa ubwo se marinade umuntu aba ashaka kuvuga iki? Ngira ngo hari abantu batabumva izo ndimi abashaka koroshya inyama yawe iyo ari yo yose, yaba inkoko cyangwa urukwavu turimo gukora. Ubu turavugira urukwavu, ruroroha kandi bya birungo twakoresheje biyicengeremo, kuko ubundi turayipfundikira tumazeho iminota nka 50, binashobotse yanarenga, ariko 50 niyo twaheraho. Hanyuma ikaba yinjiyemo bya birungo byose wayihaye. Ubwo byo bituma yongera uburyohe cyane. Yego. Iyo twashyizemo aka gatungurusumu n'agasereri na poivro n'iki gitunguru gisanzwe, byongera n'umuhumuro mwiza. Hanyuma indimu ijya mu mwanya wa vinegere. Vinegere yo iracagagura, ariko indimu irumutsa ikanaryohesha. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda akadimu kurusha vinegere. Vinegere kandi indimu iba ari ibyacu twihingira. Vinegere iba yavuye mu ruganda, haba harimo n'amaproduit menshi atari ngombwa. Agatungurusumu kamara iki se? Tungurusumu harimo n'umuti muri tungurusumu, ariko nayo iba mu ndyoshya ndyo.
ntabwo ari indyoshya ari mu rwego rw'umunyu ariko rw'igitunguru na pavuro yongera uburyohe yongeramo uburyohe. ubwo se umuntu akoresha nk'udutungurusumu tungahe? 3 tuba duhagije. Mu rukwavu rumwe. Mu rukwavu rumwe tuba duhagije. Haragereranya. Oya 3 nta mpamvu yo kugereranya 3 tuba duhagije. Tuba duhagije. Tugiye gutangira igikorwa cyacu cya marinade. Turahera ku munyu. Dushyireho umunyu ku nyama yacu neza. Twongere dushyireho royiko. Kubera ko ibirungo byinshi nabyo atari byiza, turagereranya utugiko 2 tw'icyayi nubwo twakoresheje kinini muri ihangana. Nyuma turashyiramo soya sosi. Akasoya sosi. Ngo turi muri marinade. Marinade. Agasoya sosi se burakongera iki kamara iki? Ahubwo soya sosi yo byaba byiza uyikoresheje nkeya uringa uhuza n'umunyu kuko nayo habamo umunyu habamo uburyohe. Bwa soya noneho nayo ifite akamaro. Yego. Tugiye gukurikizaho black pepper. Black pepper nayo ni indyoshya ndyo ariko harimo n'agasenda niyo mpamvu bavuze pepper. Senda kirabura. Nako gake kuko ubundi unagashyira ku rushyi kugira ngo bimenye ukanakaho kugira ngo kataza kuba yego. Ubwo turifashisha kuvanga kuko n'isuku iba ari iya mbere. Uravanga ku buryo ubona hose ibirungo byawe byagiye bijya kuri buri gice byagiye kuri buri pisi y'inyama rwose igire ijyeho. Noneho ubwo ibi nibyo bibanje. Tugiye guhita dukurikizaho igitunguru turifashishe ino rape kugira ngo kidajyamo ngo kibe gigagaye. Turashaka kandi cyane kanoze n'amazi y'igitunguru niyo dukeneye kuko nayo yongera n'ubworohe bw'inyama. Akarapu umuntu yakifashisha akafite kose. Akafite rape yose rwose. Dukoresha hatoya harimo kuzana amazi koroshye. Ubwo umuntu ashyiramo igitunguru gikeya kubera ko ari rumwe ntabwo dukoresha igitunguru kinini. Nubwo igitunguru kidasharira ariko ntabwo turi bukoreshe kinini. Urabona ko nuko bisa neza. Bisa neza cyane. Kandi n'agatunguru biragaragara ko ari nako gahagije. Amaso y'umutetsi akenshi aba areba ngira ngo akareba ibintu nyine kugira ngo bitaba byinshi. Tugiye gufata rero tungurusumu zacu tuzishyire mu gasekuru tuzisekure kugira ngo zinoge neza. Turazikoresha kunyu nyuma dusekure. Tungurusumu zacu zanoze nazo ko dufite urukwavu rumwe rutarenga. Yego. Ntabwo dukoresha tungurusumu nyinshi. Inshuti zacu nyamuri kubibona ukuntu ibi bintu biri buze kuba bisa neza kabisa biryoshye. Tungurusumu kararyoha mu biryo. Turafata nayo iyo guzanamo umuhumuro mwiza. Yego. Turafata uduti tutarenga 3 kuko nabyo nubwo ari naturere ariko ntabwo ari ngombwa ngo bibe byinshi cyane. Yego. Uduti 3 dukate duto duto. Abatetse muzi gukata.
ako gukata nubwo nkora mu gikoni ntabwo nkuzi pe, ariko bisa neza iyo byose uko umuntu agenda abyimenyereza Borohe. umere nk'agafu neza nk'uko kiriya gitunguru cyacu cyari kimeze. Bikabikora mu zindi ndimi bavuga ngo ni hashe. Wow, turasa neza. Ariko se umuntu atazi gukata ku buryo utu tuntu tungana dutya cyangwa atazi gukata muri buriya buryo, abatetse nyine biba ari special mukata, yadukata gute? None se wadusekura? Yego, wanadusekura byakunda, na blender byakunda. Gusa nka blender yo igabanya umuhumuro cyane mu bintu. Nk'iyo useye tungurusumu muri blender ntabwo igikoma itanyirizina tungurusumu. Tugiye gushyiramo indimu nayo. Indimu kugira ngo dukuremo amazi neza ubanza kuyibabaza. Babaje amazi akiyegeranya, ubona amazi neza. Ibyo bintu nibyo, kuko hari igihe umuntu asatura indimu akabona amazi ntavamo, akayabura. Rero urayikamura neza mu kantu kugira ngo imbuto zayo nubwo nazo ari umuti, ariko iyo uyikubise iryinyo irasharira cyane. Mbere irasharira. Urabishaka ikamure mu kantu ko twateguye kano karahure. Rimwe n'imwe irahagije, urabona ko ifite ji ihagije. Ariko ku ndimu ho ushatse ubona nawe uyikunda mu biryo byawe, n'ebyiri wazishyiramo biva uko uzikunda. Ariko twe dukoresheje imwe hano. Noneho tugiye kongera kuvanga, kuko ibya mbere twari twabivanze, tunguru na tungurusumu twari tutarabivanga. Tubivanganye rero n'iyi ndimu. Marinade yacu irasa neza cyane. Twabwira abakunzi bacu mu gihe urimo kuvanga yuko ibi birungo rwose nta muntu wabinanirwa. Ni ibirungo bimara iminsi, nk'ibi ngibi bimaranye igihe pe. Buri gihe dutetse kenshi ibirungo usanga aricyo kintu tuvuga ko cyoroshye kubika. Nka Royco ntagenzi 2000 ngira ngo, kandi mara igihe kinini rwose. Soya sauce nayo ngira ngo ni nka 2 gutyo, sibyo? Nazamutse kuri 3. Wenda karazamutse ngewe nuko ninyi dufite mu rugo. Black pepper nayo ntagerenza 2. Ndumva abaye menshi ni 2,500, kandi rwose ukayimarana amezi n'amezi, kuko wenda mu rugo hari n'igihe utaba ubikeneye ugasanga bimaze iminsi myinshi. Twakomeje noneho. Tumaze kumarina agapavuro nako turagashyiramo. Niko tugiye gushyiramo. Ko rwose turashyiramo gato cyane hagije. Nako dushobora gukata nko twakase ibindi. None se uko mukata uba warabyize igihe kingana iki? Gukata byo ntabwo ari igihe kinini. Ni ukure kuri cyuma gusa ukagikurikiranya n'ikintu ugiye gukata, kandi hafi na hafi kugira ngo udatwara ikintu kinini nyine kiza kukunaniza. Kata sindabimenya ngewe nkata bisanzwe,
ariko ibyo ari byo byose abakunzi bacu nabo niba ntabwo ari ngombwa wakata bisanzwe, icyo utetse kiraryoha, ntabwo gukata biza mu buryohe pe, ubwo wenda bubaye ubuhanga gusa, ariko mu buryohe pavuro irakomeza iryohe kwa kundi isanzwe ikata. Tugiye kumara ya minota rero yo gutegereza ngo ibirungo byacu byinjiremo. Wigeranije se burani nk'ingahe ta? Ubundi 50 bihagije, ariko bitakubuza ko unayirengejeho ntacyo byaba bitwaye. Okay. Hanyuma se bisaba ko umuntu aba atwikiriye cyangwa umuntu yakomeza akabirekeraho? Urakoze cyane. Gutwikira ni byiza cyane ko nubwo bino birungo nta mikorobi yajyamo nyinshi, nta nubwo yashobora kujyamo kubera indimu, ariko byiza cyane no gupfundikira kuko isuku ni ngombwa. Okay. Noneho rero ubwo tugiye gutwikira dutegereze, nyuma y'isaha turatangira guteka. Tuvuye muri marinade y'urukwavu rero tugiye kurushyira mu mavuta kugira ngo rwumuke. Amavuta si ngombwa ngo abe ahiye cyane, ahiye cyane nayo arababura, ugasanga icyo wokeje ku mavuta cyababutse aho kugira ngo gishye. Iyo twashyizemo mbere turayihindura kugira ngo itadutanga, ugasanga itagenze neza, yashiririye nabitsinze. Inyama yacu rero yahinduye ibara, urabona ko risa neza. Tugiye gukora rero agasosi k'inyanya, tuzisige. Dukoresha ikiyungo twisunze na ya marinade yacu yari hariya. Inyanya twakaranze neza zirapye, noneho tuje gukoresha ya marinade yacu, ko sosi marinade yo iba ihari. Irimo umunyu, irimo ikirungo. Rero ikiri bukurikireho tugiye kwarura urukwavu rwacu turushyira muri ya sosi. Sosi twakoze nziza. Ubu rero iratunganye, irumutse, isa neza.
birarangiye rero, urukwavu rwacu rwatunganye rwumutse, tugiye kurutegura. Tugiye kurutanga. Tugiye kuyitanga tuyishyizeho umuteguro kugira ngo ugaragare neza, n'ugiye kuyirya nayo arebe mu maso aryoherwe. Ntabwo ari igiteguro gihambaye, ni agatunguru. Hanyuma dushyireho n'urunyanya, isahani yacu. Aka gapfundikizo rero gatuma zigumana ubushyuhe kandi zikaba zifite isuku, nta kanda kajyaho, nta sazi yakoraho. Byatunganye rero, urukwavu rwacu rwageze igihe cyo kuribwa. Abakunzi bacu rero, iyi ni rwa rukwavu twababwiye. Mu by'ukuri murabona ukuntu rusa neza, wakadekoza akanyanya, washyiraho akandi kantu, wenda agasileri n'utundi tudekorasiyo. Ariko ngiye kumva ukuntu iryoshye cyane, ndabizi neza ko karyoshye, ariko reka nze ntesitinge mbumvire. Karasa neza, karahumura neza, karoroshye. Ntabwo nabona ukuntu mbibabwira, bigerageze nibwo nashobora kubivugana. Rero umuntu yateka neza adahenzwe mu bushobozi bwe, mu birungo bisanzwe. Ntabwo nashatse kujya mu birungo bihambaye, yatwetse ibintu byinshi byiza yavanzemo, akoresha ibyo ufite nawe urakabona ukuntu gasa neza, karatukura kandi karanoroshye, karimo na bya birungo byose yakoresheje amarina. Naho ubutaha rero twige kwitekera, dutekera abacu, biri mu bituma turushaho kumererwa neza. Naho ubutaha, ciao.